mufate ibyanyu tugende. Ubwo twuriye imodoka turagenda, twagiye tuyobora naho ibitari binibi tugerayo. Bamajije ubu yani yamwakiriye, amaze kumwakira yabaza iki cyo ku mugongo. Uyu mutwe ntago yawuvukanye. Mu mezi 7 namaze yujuje amezi 4 nibwo yatangiye kubyimba umutwe. Muganga arebye asanga na amazi yagiye, amati dore umwana wawe yazanye amazi mu mutwe, nawe ngiye kuwubaga. Nakurikiza agatwe yari afite kangana n'agapfunsi, nkavuga muga ntago mbagira umwana. Twaraburanye biratinda. Yamboneye ikabuga ndi gusaba ubufasha ku muhanda. Ubwo uko yambonye nageze Nyabugogo ngiye gusaba ubufasha, mura n'umupapa arambwira ati wabimenye ni kuri Kiana TV show ugeze chaîne y'urumuri ku batuye isi. Anje nk'ibisanzwe ni Pastor Umubatiza muri kubana muri aka kanya. Nimba utarakora subscribe rero ugeze kuri Kiana TV bwa mbere tuyikora, maze utange comment ku nkuru twaguteguriye cyangwa se ku nsanganyamatsiko y'umunsi. Gusa uyu munsi rero ntabwo ari inkuru, ahubwo ni igikorwa cy'urukundo, igikorwa cyo gutabara imbabare. Niho hantu Kiana TV show tugeze. Nk'uko mubibona ubu turi mu rugendo twerekera rero turi kwerekera ahantu bita Ijari. Tujyanye cyangwa se turasangayo umuryango Shalom Family. Shalom Family ni umuryango utabara imbabare cyangwa se wita ku barwayi, cyane cyane ababana n'ubumuga. Rero akaba hari umuryango bagiye gusura wundi uri mu miryango basanzwe bafasha, ariko cyane cyane n'umwana witwa Cedric. Cedric ni umwana ubana n'ubumuga, ufite ubumuga bwo mu mutwe. Rero bityo Shalom Family kaba wifuje kujya gusura famiye, natwe baraduhamagara ngo tugende tubarebere uko bimeze. Tegereza mu kanya ukurikirane show uko yagenze. Nizere ko nawe turi kumwe mu kiganiro. Ubusanzwe ugira umutima w'ubuntu no gufasha kimwe na Shalom Family. Ngaho komeza utege amatwi kandi wihera amaso, tukwereke aho utabashije kugera. Sindi bugusiga, turajyana, ariko wa Mana uhabwe icyubahiro. Ubwo turyamye aho burakeye, bandi bazanye ya tagisi vatiri bati jya mu modoka tugende, mufate ibyanyu tugende. Ubwo twuriye imodoka turagenda, twagiye tuyobora naho ibitari binibi tugerayo. Tugezeyo tuhasanga umuzungu itayani, niwe ubaga bene aba bana. Ubwo kwezi kwari kuzuye. Bamajije ubu yani yamwakiriye, amaze kumwakira yabaza iki cyo ku mugongo. Uyu mutwe ntago yawuvukanye. Amajije kukibaga namaze amezi 7. Mu mezi 7 namaze yujuje amezi 4 nibwo yatangiye kubyimba umutwe. Muganga arebye asanga na amazi yagiye, amati dore umwana wawe yazanye amazi mu mutwe, nawe ngiye kuwubaga. Nakurikiza agatwe yari afite kangana n'agapfunsi, nkavuga muga ntago mbagira umwana. Twaraburanye biratinda. Noneho bitewe n'umusatsi yari yifitiye, ni ukuri ko Imana ntago umva turaburana. Muganga ati nintamubaga umutwe urabona bari abana bose niko azamera. Yeza wumva kwizimana muganga aho mubage. Murabizi hari muri guma mu rugo, tukaba mu bukode, nta mwabonye tubakirana n'umutware. Ubwo ndi iyo ngiyo nta muntu ngeraho, ariko Imana ica icyanzu.
avuze iti mwana wanjye ntabwo uzicwa n'inzara. Mpasanga umumasera umuganga amurikira umumasera, nubwo ntabashaga kurya kubera igifu cyanjye cyari cyaramboshye, ariko nta kintu nabuze bene da. Buri kimwe cyose umumasera yampaga ifu y'igikoma, akampa isukari, akampa akawunga, akampa umuceri, akampa ibishyimbo. Ubwo bansezerana azanye ibiryo byinshi kubera sinabitekaga, nari ntunzwe na keke n'ifu y'igikoma n'amasaka y'igikoma gusa, igikoma cy'amasaka na keke, ibindi byose ntabwo nabiryaga kubera igifu. Nuko ubwo nkagira umwana mubaze ku mugongo, umutwe nawe yagiye harabaze hano, ashyiramo aka gapira kari karimo hano. Ubwo bansezereye yujuje amezi 7 mu rugo, batazi ngo nabyaye iki, nabyaye igikara cyangwa inzobe, ntawe wari uzi isura ye, gusa uretse ko nafotoraga amafoto nkaboherereza. Ubwo bamaze kubaga no ku mutwe nibwo yansezereye. Mu kutansezerera hahandi naberetse hanze kugira haradodoka, hakamo umwobo, maze narebaga mu mwobo gutya nkarebamo imbere mu nda. Ubwo muganga aravuga ati afite agahu gato, nta kundi nabona nakongera kumudoda ngo yegerane, bajye boza buri munsi uko bogeje bamenemo isukari. Nkajya ngura inusu y'isukari, bakoza muri wa mwobo bakayimenamo ntiwuzure, bagapfuka. Ejo bundi nuko nibwo bamurikiwe mu masera, amafaranga y'isukari baragabanutse, iyo yampaga yo gutekamo igikoma nkayijyana kwa muganga akaba ariyo basukamo. Ubwo baza kunsezera, muganga ambwira tugende ukomereze ku bitaro byanyu bitoya, ntuzasibirira aha hantu. Naraje koko nkajya mfukisha hariya haruguru ku kagari hari ibitaro bitoya, muri weekend ntibakora, baba batakoze nkambuka nkajya Igihogo. Ubwo njyanye ya sukari bakoza bakamenamo, boza bamenamo, cya gisebe kigenda kirunda, ya nusu bayikoresha 2, bagera ubwo bayikoresha 3, bagera ubwo njyana ikiyiko. Bigeze aho ikiyiko muganga isukari arambuza ati ntuzongere kuyizana, bampuriye umuti w'amavuta wo mu maso, bati abari uzajya ugendana, nkagenda bagakandiramo bagapfuka. Igisebe mubonye ko hasubiranya nta kibazo. Dore ikindi noneho ka gapira kaze kuzazi kazamo infection, gacikaho igisebe, ka gapira karagaragara. Nkajya mbwira umuganga ngiye kugakurura nkakuremo, ati hoya, ati wigakuramo. None haza kugira wa mutwe uragenda ukuba nganikize, nanirwa no ureba ko muteruye, nananiwe no kumwegura mu burira haryamye. N'abanyamakuru baje kudusura icyo gihe kugira ngo musohore hanze bamufotore bamubone, namuteruranye n'umukobwa wanjye wubatse urugo hari ahirya, araza afata hano nanjye mfata hatumugeza hanze, yari afite umutwe mbibatura. Ubwo njya gutya njya shehashika, ngeze shehashika muganga ati agapira karazibye, bagashinguzamo hano baroza igisebe barapfuka. Nabwo hari muri guma mu rugo, haba ngombwa ko baravuga bati nta kuntu twahita tubaga umwana tutabanje kubapima covid. Ubwo barampima bati dore urwaye covid. Jewe nta gicurane nta muriro nta kindwaye covid, ariko wamana ubundi ibi biranshaka hiki. Umwana wanjye nabwo agiye kurengerana hejuru ya covid. Umumama araza ati uba wowe ca wereke, nahamagaye wo mu rugo nzanira tangawizi, niko bari bambwiye bati giye kinyitubire. Bukeye muganga araza ati ngwino tugukorere controle tubone uko tubaga umwana. Nagiye muganga ati mbega mbona message inyohereza ngo ni negative, mpita nyishyira muganga iyo message. Ubwo bahita bajyana umwana kwiseta, bajya kumubaga, babaga ahangaha dore agapira niho bagashyize ngaka. Ubwo naho namaze y'ukwezi baranseserera ndataha. Ubwo majije kugera mu rugo rero ngira ngo uriya mu ariko yajera wa wundi waje hano yamboneye ikabuga ndi gusaba ubufasha ku muhanda. Ubwo uko yambonye nageze Nyabugogo ngiye gusaba ubufasha, mura n'umupapa arambwira ati afite umwana w'umuhungu nawe wari ufite iki kibazo, ariko afite agatwe gatoya, nubwo agapira kari kamurima ariko yaricaraga ntiyagendaga kubera amaguru yari afite ikibazo, ariko ubona ko yakize. Mbwira ati reka rero nkwereke, umwana wanjye yari afite umutwe ukubye uwo wawe 3, reka nkwereke aho namuvurije.
ntihanyereke sinzarambirwa, wenda nimushaka muzambwire no mu ijuru nzaryinjiramo. Amfata urupapuro anyandikira ko nzategera Nyabugogo, nkaviramo mu Ibandagure, nkafata moto ikangeza Igikonko kwa Wuta. Naraje mbibwira umugabo, narije kumubwira ati turajyana ntabwo nsiga. Kare mu gitondo yananteresherejeho ye baguha ubona itike yo kujyayo. Ni kare mu gitondo turazinduka tujya gutega Nyabugogo, tubwo turagiye tugeze mu Ibandagure tuvamo abamotari baba bari hafi aho. Murajya hehe? Ntingiye kwa Wuta. Kwa Wuta w'umuzungu uvura abana, nti mujyeho ni 2. Turagiye tugezeyo banyaka transfert, ngiye nta transfert nzanye. None gute ubwo utambega aranyakira uko umwana yavutse, aho bamubagiye, mbega ahantu hose ibitaro naciyeho nuko yafashwe, ndamubwira. Aranyakira ajya kumukorera, amucisha muri scanner, ambwira ati dore agapira bamushyizemo kari gukora, ariko nese umwana wanjye azakira, atazakira, azatinda ariko azakira. Batinze kumubaga niyo mpamvu yangiritse gutyo. Atariko azakira. Randevu igeze nsubirayo, ati ntureba, ati ubushijuza twasanze ari 190 none ubu ngubu ari kuri 63%. Amazi ari kugenda agabanuka, wowe umwana wawe azakira. Ubwo ariko abandi masanze nabo bakambwira bati niba yaguhaye randevu icara ku ijambo Imana yakubwiye ko umwana azakira. Iyo yasanze umwana atazakira akubwira ati taho ugende wicare, ntabwo wirirwa guha randevu. Ubwo nuko ndataha, n'ejo bundi mu kwa gatatu mfite randevu yo gusubirayo, nuko mbanye na Cedric. Ariko nanone hagati aho hari abantu nanone baje kudusura baradusengera, Imana ivuga yuko umwana agomba gukira kandi akazakirira mu mahanga. Iyo jambo ngicayeho, kandi ibyo yakoze nibyo byinshi n'ibindi zabikora. Ingingo azuzuza imyaka 3. Ariko nta Imana idakora azakira. Dufatanyije namwe n'amasengesho n'iki, nta Imana itabasha gukora. Umwana wanjye azakira. Kuba mbasha kumuterura gutya, narageze aho muterura, nanirwa kumuterura akajya yegama mu buriri gutya, no kumwoza simwoze kubera kutamwegura. Mwazanaga nkihanagurira aha ngaha handi nkigendera. Gusa nabashaga kumwigura ngo mwaceceka, nkabwira Imana ibisigaye ni ibyawe. Ikintu kimutunze mu biryo, sinateka ibiryo byo mu nkono ngo abirye, ni igikoma, ni amata, ni biswi, ni udukeke, n'imbuto. Imbuto niba ari uko yaziriye igihe kinini nazo asigaye azanga. Ubwo mfata biswi nkatobera mu mata, yaba bihaze nkatobera mu gikoma, nibyo biryo bimutunze. Abaganga n'utumana dutoya, kandi ntabwo dutegereje ko Imana izamanuka uze gukora ivure Cedric. Imana ikoresha abantu kubaho, kandi azabaho neza, ntabwo kugera kure ariko gupfa. Kandi dushima Imana ko uri n'umumama w'intwari, ntabwo ari abantu benshi bashobora kubisiporta. Ni ikintu gikomeye. Abamama bahura n'ibibazo byinshi, bagira amezi 9. Ni ibintu byiza cyane, murabizi ingano yacu ko tungana, ariko kuba mwabonetse mu buryo bugoranye cyane, murabizi ni ibintu byiza cyane. Ndabashimira, kandi ndashimira n'Imana yaduhaye aya mahirwe yo kuba twagera hano. Ikindi ndashimira iyi famiye, uyu mumama ni Sandrine wamunyeretse. Sandrine yagize ikibazo, yarwaje umwana ntiyabasha kuboneka, niwe wamunyeretse aranaza. Ariya mafoto mwabonye twasheyarinze, niwe waje hano kuyafata. Nawe ndamushimira cyane. Hari ikintu nshaka kugira ngo
basabe. Twakoze ibishoboka byose kugira ngo uyu muntu Cedric tube twamufasha, ariko hari ikindi kintu kidatunganye, tari mu buryo cyane, nta mituweli bafite kandi burya ngo itangiriro ryo gukira ni ukwivuza. Iyo umuntu yivuje biba ari byiza cyane kubera ko agira ahantu umuntu yanahera atabaza. So rero ndasaba ko twagerageza nkatwe bano bari hano tukareba ukuntu twakwegeranya amafaranga 18,000, hanyuma tukaba twagurira ba Cedric mituweli. Nyuma y'iki gikorwa twarimo mwahoze mubona kuri Kiana TV, twifuje kuyuganira n'uwari uyoboye gahunda Aime, ngatubwire ukuntu yumvaga ameze mu gihe twari cyase bari muri iki gikorwa. Ndashima Imana cyane ko iki gikorwa cyagenze neza. Nari meze neza kubera ko twari twesha umuhigo, ni ibintu tuba twateguye igihe kirekire, rero iyo bibaye successful uranezerwa. Iki gikorwa mu gikoze ubwa kangahe? Iki ni igikorwa kikozwe ku nshuro ya kangahe kuva uyu mwaka watangira? Ntekereza ko ari igikorwa cya mbere kuva umwaka watangira, nicyo cya mbere dukoze. Yego. Uyu muryango cyangwa se iyi family mwasuye, mwayibonye mute biciye muri nzira? Ni umunyamuryango wacu kubera ko twebwe turi organization. Shalom Family ni umuryango ufasha abantu babana n'ubumuga bw'igihe kirekire, abagore cyane cyane n'abana batoya. Hanyuma umunyamuryango wacu abona uyu muntu, aramwegera, aramusura, arabitubwira, ubuyobozi bwacu burabishyigikira, nuko twaje kumureba. None ngira ngo twasoza n'ubuhe butumwa wagenera abanyarwanda bafite ibibazo nk'ibi ngibi cyangwa se n'abandi bifuza kuba bakifatanya namwe muri uru rugendo rwo gutabara cyangwa se rwo gufasha abababaye? Ikintu cya mbere nabwira abanyarwanda ni umuntu ufite ubumuga cyangwa se umuntu ufite umwana ufite ubumuga cyangwa se umugore ufite ubumuga, ni ukwihangana. Hari ubumuga bukira, hari n'ubumuga budakira. Icyo ngicyo cyo nakibabwira, mbabwira ngo Imana ibakomereze amaboko bazakira. Hanyuma icyo igisabwa kugira ngo uzube umunyamuryango wa Shalom Family ni uko ufite uwo mutima w'ubumuntu, witeguye gufasha, kubera ko Shalom hazamo abantu bashobora gufasha, ntago Shalom ifasha abantu hagati muri bo. Shalom ifasha abantu, yakira abantu bashoboye gufasha abandi. Murakoze. Wakoze kubana natwe mu kiganiro. Nawe urakoze cyane.